Nkundira ngusuhuze ngo ikaze wamaze kora subscribe share comment na like kuri Bigerezo TV nguhe kandi ikaze wowe ugiye kureba iki kiganiro bwa mbere ngushimire nkubwire ngo uri umuntu w'agaciro uri umuntu udasanzwe nitwa Toneste ndi CEO wa channel ya Bigerezo TV abakunzi ba Bigerezo TV mbabwire ngo I love you ndabakunda cyane kandi mu rugande baravuga ngo nze bagaranyo ndabakunda cyane ndabakunda cyane mu Kiswahili bakavuga ngo ni nabapenda sana nabapenda sana ndika en français je vous aime ndabakunda cyane Imana ibaho umugisha Imana ibarebe neza kandi aho muherereye mugire ubuzima buzira umuze mugire ubuzima butarimo ibibazo mugire ubuzima bwiza uyu mugoroba aya masaha y'isa sita saa munani saa cyenda saa kumi aho uherereye aho uri birashoboka ko ari saa 12 za mu gitondo cyangwa ari saa moya sinzi isaha urimo abari mu gihugu cya Amerika birashoboka ko wenda aya masaha aribwo mu kibyuka cyari mu gicuku umuntu wese ahaherereye nkwifurije kugira ubuzima buzira umuze reka ngushimire kandi wowe udukurikira ukunda ijambo ry'Imana nkubwire ngo ikaze nanone mu ijambo ry'Imana uyu ni umunsi mwiza Imana iduhaye ni umunsi Imana itugene kugira ngo tuganire mu ijambo ry'Imana bundi bushyashya ejo nari ndi kubabwira ngo mfite umubabaro mwinshi ariko kandi n'ubu ntabwo nishimye cyane uko bikwiriye kubera ko Bibiliya yaravuze ngo mubabare n'abababaye mwishimane n'abishimye muri ubwo buryo rero nabwiye ko hari uwacu watuvuye mu muvugabutumwa witwa Mukeshimana Monique uzwi nka Mama Queen tuzamuherekeza kuwa gatanu tumugeze aho agomba kuba aruhukiye ategereje umuzuko w'abapfuye nkuko natwe tuzapfa tugategereza kuzazurwa ubwo Kristo azabaje gutwara itorero hanyuma rero we aba yategererejeyo azategereza rusororo nanjye sinzi aho nzategerereza nawe ntabwo urahamenya kubera ko uyu munsi wa none turi kuvuga ariko ejo tuzapfa ndashimira Imana ko tuzapfa nababwiye ngo mukunda urupfu ubundi ikikubwira ko abantu bakunda ijuru nuko ukunda kubona kenshi bakunda kuvuga ibijyanye n'ijuru nyine ariko abantu benshi ubona ikintu cyitwa urupfu bagitera umugongo kandi ntushobora kuzajya mu ijuru udapfuye yewe rero numva urupfu nta kintu rutwaye urupfu ni rwiza ni inshuti ugomba gukunda urupfu wa rukundo rwarwanga uzapfa kandi gupfa kwawe ahubwo tegura uburyo tuzapfamo gupfa kwawe ni ukuwe ubundi urupfu rubi rubaho ni ugupfa urupfu rwitwa urwa gihenomu urupfu rw'iteka ubundi Bibiliya ivuga neza ko urupfu rw'abakiranutsi ruba ari urw'igiciro cyinshi mu maso y'Uwiteka rero gupfa nabi iyo bavuze ngo gupfa nabi ni iki gupfa nabi ni ugupfa ariko ntuzazuke ni ugupfa ariko ukazabura umuzuko w'abakiranutsi rero nirwo rupfu rubi urupfu rwa kabiri nirwo rubi ariko urupfu ubundi muri rusange urupfu nta kintu rutwaye kubera ko buri muntu wese ni umukandida niyo mpamvu nkunda kubwira abantu ntimugatero ishoti urupfu umuririmbyi 218 yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo nungenza utyo mwami ku gitero cya nyuma ngo nungenza utyo mwami ngo umwuka nuwera ngo urupfu ruzanyinjiza aho batagipfa nibwo nza kumenya ntukunzi mukiza niratira imbere yawe ko tuzahorana ariko abantu benshi indirimbo barayitinya bavuga ngo ni indirimbo z'abapfuye ariko ubundi ni indirimbo nziza ijyanye no gukumbura ijuru turagushimiye mwami tugushimiye ko twongera undi munsi wo kubaho hari bene data bari kuruhuka bageze mu masaha y'ijoro abandi baritegura kuzuka abandi turitegura kugera igihe cy'umugoroba kugira ngo tuze kunaka kujya kuruhura imibiri ariko kandi ngushimire uyu mwanya utugeneye w'ijambo ryawe n'inkundi rubane natwe abantu bose bagiye gukurikira ijambo ry'Imana Mwuka wera riherekeze kandi rirukanye imbaraga z'abademoni barwanya ijambo ry'Imana kugira ngo abantu b'Imana batumve icyo uvuganye nabo ndagushimiye ko ugiye kunshyigikira amaraso ya Yesu abane natwe mu izina rya Yesu amen mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana dusomere hamwe ijambo ry'Imana
dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 54, dusome umurongo waho wa 14. Yesaya 54:14 haranditswe ngo, uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure, kuko utazatinya. Uzaba kure biteye ubwoba, kuko bitazakwegera. Ahari bazaterana, ariko si jye uzaba ubateranije. Uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe azize. Nkundira nsubiremo aya magambo kandi. Uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure, kuko utazatinya. Uzaba kure biteye ubwoba, kuko bitazakwegera. Ahari bazaterana, ariko si jye uzaba ubateranije. Uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe azize. Nkundira twihute cyane n'ubundi muri iki gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 3 umurongo wa 10. Duhere ku 10. Bibiri ivuze iki? Yesaya n'ubundi igice cya 3 umurongo waho wa 3. Yesaya igice cya 3 umurongo waho w'10. Tubariho dusoma. Haravuze ngo, muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Ariko umunyabyaha abonye ishyano azagubwa nabi, kuko azahabwa ibihembo by'ibyo yakoze. Nkundira dusubiremo rimwe. Twiga teoloji baratubwiye ngo kugira ngo umuntu abashe kumva icyo wamubwiye, niba uzusubiramo kabiri cyangwa gatatu. Niyo mpamvu kenshi banumva nasubiramo ijambo. Umufaransa umwe yaravuze ngo, la répétition c'est la mère de la science. La répétition c'est la mère de la science. Ça veut dire que gusubiramo kenshi biba byiza. Muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Ariko umunyabyaha abonye ishyano azagubwa nabi, kuko azahabwa ibihembo by'ibyo yakoze. Imana nitugirire neza. Theo, numvise umutima wanjye unyemeza ko tugomba kuganira amagambo meza, amagambo afite insanganyamatsiko ivuga ngo umukiranutsi w'Imana ararinzwe. Umukiranutsi w'Imana ararinzwe. Izuba ryaba ryabaye ryinshi, uwo mukiranutsi aba ari protected by God, aba arinzwe n'Imana. Inzara yaba ihari, uwo mukiranutsi, uwitwa umukiranutsi aba arinzwe. Donc abafite abajepe bo mu ijuru bamurinze. Nimba mu isi habaho abajepe barinda umuyobozi, cyangwa se bakarinda umukuru w'igihugu, bakarinda abami, bakarinda abakomeye, buriya umuntu witwa umukiranutsi mu buryo bw'umwuka, nubwo baba batagaragara, Imana imwoherereza ingabo zimuproteja. Izi ngabo ziba zikomeye. Rero nibutse abantu ko nta muntu ukomeye, abakomeye ntibashobora kurindwa n'abasirikare bataciye ku mwitozo, badakomeye nabo. Oya, abakomeye barindwa n'ubundi n'abakomeye bazi imyitozo, bazi ikintu cyitwa umwitozo, ku buryo hagize icyakubaho ukomeye, n'ubundi babandi nabo bafite imbaraga z'imyitozo baza kurwana, bafightinga kugeza ku rwego wa muntu abonye ubuzima. Niyo mpamvu abakomeye bagira abakomeye nabo babarinda. Aba babita abajepe, babarinda nyine. Abajepe ni izina rikomeye cyane. Niyo mpamvu no mu buryo bw'iyobokamana, ijuru naryo rigira delegation. Donc iby'isi mujye mumenya ko nubwo turi mu isi, ariko ibi bintu byo mu isi bishushanya iby'ijuru. Mu ijuru naho habaho abasirikare barinda. Habaho abarinda. Imana yaduhaye abarinzi. Bene magambo, umuntu wese wo mu isi agira marayika umurinda. Uyu muntu ukurinda rero, niyo mpamvu umuririmbyi umwe araririmbye aravuga ngo, ntiyaryama twashira, ntiyaryama kuko twashe. Kubera iki Imana idashobora gusinzira ngo iryame? Nuko uzi ko turwanwa n'imbaraga ziturusha amaboko. Niyo mpamvu itubera amaso, itwoherereza abarinzi bahora bari maso. Imana nishimwe. Ndashaka kukubwira ijambo rikomeye rivuga ngo umukiranutsi w'Imana ararinzwe.
ararinzwe kabona nubwo yaba atarize, yaba yarize yaba atarize, yaba afite amashuri atayafite, yaba afite ibiryo aba atabifite, yaba agenda n'amaguru, agenda n'imodokari, yaba agenda n'indege cyangwa agenda n'igitogotogo, uburyo bwose yaba abayemo, yaba afite amazu atayafite, afite amafaranga atanayafite, apfa kuba yitwa umukiranutsi. Reka nkubwire ko Imana ikurikirana ndetse irinda umukiranutsi w'Imana. Reka mbibutse iki kintu, mwari muzi ko niyo umukiranutsi w'Imana apfuye imva ye irindwa? No kumva ye Imana yohereza abamarayika bakayirinda. Mwibuke imva ya Yosuwa amaze gupfa, ngo Satani bashatse kurwanira umurambo we. Satani yaraje guhagara hejuru, hanyuma azana urubanza, ashinga urubanza. Imana iramubwira ngo Satani, rekeraho, kuko ibyo umushinze yarabyihannye. Nibyo yarabikoze pe, yarakiraniwe, ariko yarihannye. Imva y'umukiranutsi birinzwe. Imana ishimwe, haleluya. Imana ikurikirana umukiranutsi, irinda umukiranutsi. Reka ngusabe ngo ba mu buzima bwo gukiranuka. Amen. Nuba mu buzima bwo gukiranuka, nawe Imana izajya ikurindira ubuzima. Bibiliya iravuze ngo uzakomezwa no gukiranuka. Imana ishimwe, haleluya. Iravuze ngo uzakomezwa Theo. My brother, my sisters, my father, my mother, wherever you are, aho uri hose, whatever you do, icyo uri gukora cyose, reka ngusabe nkubwire ngo ba mu buzima bukiranuka, hanyuma ibindi uzabibaza Imana. Wowe uzakomezwa n'ikintu kimwe cyitwa gukiranuka. Ntabwo uzakomezwa n'amafaranga menshi ufite. Mu gihe kizaza nta kindi kigiye kugira umuntu udasanzwe, nta kindi kizagukomeza uretse gukiranuka gusa, kuba mu buzima bukiranuka. Imana nishimwe, amen. Uzakomezwa no gukiranuka. Amafaranga ni byiza urayafite, amazu urayafite, akazi keza uragafite, ufite abana beza mama, ufite imiryango myinshi ikomeye, ariko ntabwo ibyo byose mvuze zagukiza ku munsi w'imperuka. Ariko ku munsi w'imperuka Imana izareba umutima wawe, Imana ireba umukiranutsi, Imana izareba ko wakiranutse, wabaye mu buzima bwo gukiranuka. Nimba uri umucuruzi ucuruza umunzani warawupunguje, ukajya ubeshya abaturage ko nta kibazo, unyereza amafaranga wiba, nta gukiranuka kuri mu bucuruzi bwawe. Igihe nikigera Imana izakubaza ari amafaranga wibaga. Mu bucuruzi bwawe ugomba gukiranuka. Hari n'abantu njya numva bavuga ngo kanaka ngo acuruza ngo ariko ngo afite ngo igiti ngo akoreraho kugira ngo abone abakiriya. Yes, nibyo abakiriya warababonye kubw'impamvu z'uko wishakiye indonke, wagiye no gushaka gucisha ibintu ntazi jewe ku bwanjye. Ariko abantu benshi ibyo bintu njya numva ko ngo umuntu ngo acuruza ashaka abakiriya, akisiga imiti n'ibiki byose, ibyo ngo bamwe hari ababikora. Ubutunzi burimo ibyaha, butarimo kubaha Imana. Wimuye Imana muri wowe, ushaka kwimika ibigirwamana, n'ibyo ukora urabikorera ku byaha. Reka ngusabe nkubwire ngo ongera ukiranuka, kuko igihe kizagera utakiri Imana nayo ikwihorera. Reka mbabwire akagero kamwe. Je le vois, nabonye ibintu kuri YouTube. Ngira ngo mwese murazi ibyago n'amakuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika aka kanya irimo. Uyu mugabane wa Amerika uri mu bibazo bikomeye, kandi twavuga ngo turabihanganisha abaturage batuye muri iki gihugu cya Amerika, by'umwihariko abatuye muri state ya California, muri leta ya California, mu mujyi wa Los Angeles. Los Angeles is one of city of California, numwe mu mujyi ya California, ariko reka mbariho mvuga cyane, ni naho habaye standard ibira bintu bya insandi ni impanuka. Sinzi ko nabyita impanuka, ni event ikomeye, ni ikintu kibi cyabaye gitunguranye. Hanyuma icyo nshaka kuvuga ni nuza kugenda, hari ukuntu bagaragaje agashusho k'inzu y'umuntu ngo witwaga ko asenga w'umukiranutsi. Donc isigara ari imwe, ariko izindi zose ziraye. Mu yandi magambo, Imana ngo abantu bari abayisuzuguye ngo bayivuga nabi, ngo bavuga ngo Imana nta manota ikwiriye.
kirazira ubundi iyo Imana ivuze nabi ikwereka ko ari Imana ishoboye bingahe byose. Kirazira kikazirizwa kuvuga Imana nabi. Imana niyo kuvugwa neza, Imana niyo kwera, ntukavuge nabi Imana. Kandi kambabwire nanjye ntuzamvugire Imana nabi, jyewe ikimariye muri umujyi wa Kigali ndakizi. Imana imbesha mu mujyi wa Kigali, iwacu niyo mu cyaro, yankuye mu cyaro inzana muri Kigali, none ubu ntuye mu mujyi wa Kigali. Hari umwogeze kubitabye aravuga ngo ndashimira Imana ko ngenda ndeba imihanda yaka. Nibyo koko hari ibintu tugenda tubona muri Kigali, turagenda tukabona inzu zirazenguruka za convention center, hari ibintu twabonesheje amaso yacu iyo mu cyaro tutigeze tubona. Uyu mujyi wa Kigali urimo udushya twinshi, nabonyeho imihanda yaka. Imana yanuje mu mujyi wa Kigali, nkaba ngenda mbona imihanda yaka. Icyo Imana imariye genda kizi. Imana ituma duturana n'abakire, ukaba uri kumwe n'abantu bafite ama etage, kabona nubwo nawe waba uryama mu nzu itera etage, ariko ukabona benshi baryama hejuru. Ibyo nabyo tukabibonesha amaso. Yes, twari kubikura heza nuko Imana tuzanye muri Kigali. Ntuzamvugire rero inabi Imana, kuko ikimariye genda kizi. Imana nihimbazwe. Haleluya. Hari ibindi nabonye muri Kigali, kuba umuntu agenda muri kwasiteri iyo bita KBS, ugenda umanitse amaboko wageze gutya wereza Imana icyubahiro. Mu cyaro ntabihaba. Imana ihimbazwe. Icyo Imana itumariye muri umujyi wa Kigali twe turakizi. Ntuzavuge nabi Imana, nuyivuga nabi izakugira nk'abari Abanyamerika. Ntukavuge nabi Imana. Kirazira Banyarwanda, ntimukavuge nabi Imana. Iki tumariye twe turakizi. Ejo bundi yatutabaye muri corona, si corona gusa, hari n'ibindi bihe twagiye ducamo nk'Abanyarwanda, tugenda tubona ukuboko kwera kw'Imana. Umva ikintu Imana ivuze. Iravuze ngo umukiranutsi w'Imana ararinzwe. Iravuze ngo mwe muzakomezwa no gukiranuka, musabe gukiranuka, nzabakomeza mu gihe gikomeye, nzabana namwe. Umukiranutsi w'Imana nzamuproteja, nzamurinda izuba ryaba ryinshi, inzara yaba yateye, ibibazo n'ibigeragezo byaba byinshi, bakwirukanye ku kazi, bakubwira nabi, nze nzakurikirana ubuzima bw'umukiranutsi, kabona nubwo yaba ari mu bihe bigoye, ariko nzarinda umukiranutsi kugeza. Haleluya. Umukiranutsi w'Imana ararinzwe. Nkwifunishe kurindwa n'Imana. Imana nihabwa icyubahiro, Imana nihimbazwe. Sifa kwa Mungu. Umukiranutsi w'Imana ararinzwe. Uzakomezwa mama no gukiranuka. Ntabwo akazi ariko kazagukomeza. Aya abakomeye ntabwo bagukomeza, ariko ubuzima bwo gukiranuka buzakomeza umutima wawe. Imana ishimwe. Ndashaka ko tuza kwegera umwanya wo gusenga. Umva ikintu Imana ivuze ku mukiranutsi. Biravuze ngo mu bitangaza muvuga ko abakiranutsi bazabaho mu buzima bwo kugubwa neza, kubera ko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Umukiranutsi azajya akora ikintu icyo akoze cyose kizana umugisha. Nanacuruza agacuruza inyanya, nubwo zaba ari inyanya zonyine, Imana izajya iziha umugisha kubera ari umukiranutsi. Nanahinga ibyo ahinze bizazana umugisha. Imana nihimbazwe. Ikintu cyose umukiranutsi azakora kizazana umugisha. Uzakomezwa no gukiranuka. Kandi kabiri, muvuge ko abakiranutsi bazagubwa kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Nkwifurije gukora cyane. Hari ukuntu abantu bo muri minsi y'imperuka bifata ugasanga barifite, sinzi nimba nabyita uburangare. Umuntu ugasanga ngo nuko ngo ari umunyamasengesho cyangwa se akorera Imana, akirirwa hera kwa mbere agenda asenga, yirirwa mu byumba by'amasengesho, uretse ko ubu bitakiriho, wenda bisigaye byaragabanutse, abantu bashobora baraciye akenge, wenda simbizi. Ejo gikarangira abuze icyo kurya, akirirwa ahamagara mwampaye, kubera ko atakoresheje amaboko ye. Reka ngusabe, gukiranuka nibyo, ariko kandi no gukoresha amaboko yawe ni byiza. Uzakomezwa no gukiranuka nibyo. Hari ikintu Bibiliya yavuze murongo wa 15, yavuze ngo uzagukoranira hose azagwa ari wazize. Imana irwanira umukiranutsi. Mwene data, nshuti muvandimwe, kora cyane, senga cyane, hanyuma wizere nabwo cyane. Gusenga nibyo, gukora nibyo bya mbere, hanyuma ugasenga, hanyuma ukizera Imana. Hagati ya Imana ivugiye nayisubirije ejo narabivuze, harimo periode y'imyaka 25. Muri icyo gihe rero Imana itarasubiza, utegetswe kuba wihanganye. Kuba Imana yavuganye nawe akakubwira ko uzakugirira neza, ntibivuze ko utahura n'ibigeragezo n'amakuba n'ibyago. Birashoboka ko byakugeraho Imana itaraza, ariko gutinda kwayo no kubanguka nibwo Imana ikora uko ishaka. Reka nkubwire ngo ikurikirane umukiranutsi, ariko mwige no gukora. Please, il faut travailler. Il faut travailler. Si tu as besoin de gagner quelque chose, il faut travailler pour gagner quelque chose. Tu dois faire. Ugomba gukora.
kandi you have to do you must work hard, ugakora cyane. Nimba ushaka kugira kugira ikintu bita achievement yawe ku ntego zawe, achievement yawe kugira ngo igerweho, objective yawe kugira ngo izagerweho, ibe achievable, igerweho, you have to work hard and play. After playing you have to wait the result, ugategereza igisubizo. Wakoze cyane, wanasenze, hanyuma ugategereza. Ibyo bintu uko ari bitatu uzabaza Imana n'ibitabo. Umukiranutsi Imana yararinzwe. Imana iguhe umugisha. Mugomba gukora. Nari mbifurije ngo mugire akazi keza, mugire umugoroba mwiza, mugire igitondo cyiza aho muherereye. Mbifurije ishya n'ihirwe, ubuzima bwiza, kandi abanyamerika bakomere. Imana nishyiremo inyorosho basi nigire ikikora. Uriya muriro ntuhagarare pe, biteye ubwoba, abantu bari gupfa nabi. Imana ntihagarikwe uriya muriro, kandi rwose pe Imana nigire ikikora, nitabara Amerika. Abari muri California, Yesu abatabare, harinde inshuti zacu, ababyeyi bacu bahaherereye. Imana ibahe umugisha aho muherereye namwe. Reka mbifurije kugubwa neza. Katonda abahe umugisha, Katonda wafe. Imana yacu ibarebe neza kandi ibahomere umugisha. Abarwayi namwe mukomere, Imana ibakize. Ababuze ababo bapfushije, mbabwira ngo nimukomere, Imana irabakunda, tuzabona abacu twabuze. Mugire umugoroba mwiza, mugire umugisha w'Imana. Ndabakunda. Reka mbifurize kuba mu buzima bukiranuka. Yesu akomera umugisha. Murakoze cyane.